indirimbo yitwa Carry Me, umuhanzi ni Chris the Bog. Ikomeze ibashimishe mu kinyarwanda, Carry Me cyangwa se Nzana. Abakunzi ba Peter Brown 2050 aho muri hose, akarimbo kabanyure. Aratangira ati hari igisubizo, hari umunsi tuzamenya kandi uzamubaza impamvu yahisemo kugenda. Tubaho ndetse tugapfa, turaseka ndetse tukarira, gusa ugomba gufata inzira y'ububabare kugira ngo utangire ubuzima bundi bushya. Reka bitangire nshuti yanjye, reka bitangire. Reka amarira amanuke ava mu mutima wawe, kandi mu gihe ukeneye urumuri uri mu ijoro wenyine, nyaboneka nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Ati hari imigezi itemba ijya mu nyanja, ikiza nuko muzabana kandi iteka ryose, gusa twe twasigaye turacyagukeneye aha nanone. Gusa icyambere ugomba kumugumana mu ntekerezo kugira ngo agahinda gashire. Reka bitangire rwose nshuti yanjye, reka bitangire. Noneho reka urukundo rumanuke ruva mu mutima wawe, kandi mu gihe ukeneye urumuri uri mu ijoro wenyine, nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Karirimba bakomeze kabashimishe cyane. YouTube channel iracyari Peter Brown 2050. Kwibutsa ko ukeneye indirimbo nziza nk'izi ngizi nandi wazikura usibye kuri iyi channel Peter Brown 2050. Kora subscribe, ukore share ndetse na comment. Arakomeza ati reka bitangire nshuti yanjye, reka bitangire. Reka urukundo rumanuke ruva mu mutima wawe, kandi mu gihe ukeneye urumuri uri mu ijoro wenyine, nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Nzana rwose nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Carry Me, indirimbo yitwa Carry Me. Komeza ishimisha abakunzi bacu, abantu badahwema kutwereka urukundo umunsi ku munsi. Komeza ibashimishe cyane. Ati nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Ati nzana nkubere nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Umuhanzi yari Chris the Bog, indirimbo yari Carry Me. Katwizere ko yabashimishije kandi yabanyuze.